Yes, ibihe byiza abakunzi ba Rwanda TV cyangwa se bakunzi ba NR TV, mbifuje gukomeza kumera neza aho muherereye hose. Mbwira wowe utameze neza ko utagomba guheranwa, kuko uyu munsi ubuzima bugenda nabi ariko ejo bikagenda neza. Nuko nkuko ubuzima bumeze ni gatebe gatoki. So rero mboneyeho no gusaba wowe ugiye gukurikirana iyi channel bwa mbere, tugusaba gukora subscribe, tugagusaba gukora like na share, uko urabuduteye inkunga ya mbere kandi ikomeye. Sibyo gusa kandi nawe ubwawe bizaza bigufasha gukomeza gukurikirana gahunda za Rwanda TV, bizaza bigufasha kubona bwa mbere ikiganiro cya mbere dushyize ku rubuga rwacu rwa YouTube. Uyu munsi rero nifuje gusubiza icyifuzo cya bamwe mu badukurikirana badusabye ko twabagezaho amateka y'umujyi wa Kigali, kuko duhari ku bwanyu. Njyewe amazina yanjye ni Nkuringoma Frank nk'uko bisanzwe. Uko wakamamara kose, izina waba ufite ryose, ntago wakamamara ngo urenge izina Kigali. Iyo uvuze u Rwanda bigendana n'izina Kigali. Kigali umurwa mukuru w'u Rwanda. Iyo yavuze Kigali wumva iterambere, umutekano ndetse n'isuku. Ese Kigali yanditse amateka ku rwego rw'isi? Kugeza ubu ngubu buri wese utuye isi akaba azi izina Kigali. Iyo Kigali yatangiye ite? Ryari? Ninde wayishinze akanayita Kigali? Kurikirana iki kiganiro cyose kirajya kurangira neza. Ndabizi ko uri bube ufite ibintu byinshi uzi kuri Kigali ushaka kuba urimo, cyangwa se uzabamo, cyangwa se ukaba wanarayibayemo. Uko byashoboka ko abenshi bibazaga niba wenda Kigali yaratangiye imeze nk'uko imeze uku nguko, ariko uko si ukuri. Ahubwo Kigali yagiye yaguka uko imyaka yagiye ihita n'indi igataha. Ubwo hari ku ngoma ya cyami umwami bitaga Kigeli Mukobanya, ubwo hari mu mwaka w'1378, ubwo yari amaze gufata Ubwanacyambwe, yahagaze ku musozi tuzi twese nka Mount Kigali cyangwa se Mo Kigali. Yitegereje ukuntu u Rwanda rwe rumaze kwaguka icyo gihe, ararureba aravuga ati iki gihugu ntikikiri udusozi duto, ahubwo igihugu cyabaye Kigali. Kuva ubwo uwo musozi yabivugiyeho witwa Kigali. Kigali ni ijambo rivuga kwaguka mu rurimi rwacu. Iyi Kigali tuzi rero yahoze ari ubuturo bw'abami ahagana mu mwaka w'1700. Noneho Kigali yahindutse umujyi cyangwa se umurwa w'u Rwanda ahagana mu mwaka w'1907, ubwo hageraga umuzungu w'Umudage witwaga Richard Kandt cyangwa se Richard Kandt. Richard Kandt yahinduye umurwa mukuru ashingiye kuba hari hagati mu gihugu, hari umutekano, hagaragarira neza amaso, kandi ni naho yari atuye. Hakomeje kwitwa Kigali kugeza mu mwaka w'1962, ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge. Icyo gihe Kigali yari ituwe n'abasaga 6,000 gusa biganjemo abacuruzi. Mu mwaka w'1962 rero nibwo Kigali yemejwe neza nk'umurwa mukuru w'u Rwanda. Kigali yakomeje kwaguka cyane kugeza aho ubu ngubu ingana na kilometero 730. Ubu Kigali ituwe n'abarenga 1 miliyoni n'indi mibare myinshi irengaho. Ubu Kigali wabaye umurwa w'inzozi kuri buri wese, byaba abato n'abakuru. Ubutarawubayemo akora ubutaruhuka yifuza kuzawubamo, n'uwo urimo uyu munsi yifuza kuwugumamo, ariko ndakurahira yuko nawe utuyemo wifuza kuwuvamo, kereka wenda bibaye nk'impamvu z'akazi. So rero Kigali ni inzozi za buri munyarwanda wese, kandi si njye gusa. Kigali yabaye n'inzozi z'abanyamahanga batandukanye. Kugeza uyu munsi ku kibuga cy'indege cyangwa se ku mipaka haca abantu benshi b'abanyamahanga baza gusura Kigali cyangwa se baza no kuyituyemo. Rero icyo nasaba buri wese, buri munyarwanda wese cyangwa se buri muntu wese uba muri Kigali cyangwa se wifuza kuyibamo, ni ugukomeza gusigasira uyu mujyi wacu, tukawurinda n'ibirimo byose.
tukarwanya abateza umutekano muke iwacu, tukarwanya abawanduza, tukarwanya n'abawusebya bavuga uko utari, kuko nk'uko mwabyumvishe hari abantu benshi bashyizemo imbaraga kugira ngo Kigali ibe imeze nk'uko imeze uyu munsi. Rero nawe gira uruhare mu gukomeza gusigasira ubusugire ndetse no gukomeza guteza imbere iyi Kigali yacu. Nk'uko hari abagerageje bakayita amazina, bagashyiramo ibitarimo bakayagura, nawe gira uruhare rwo kuyirinda uko ushoboye. Niba ufite impano, haranira kuyikabya uyigeze kure, kuko nuyigeza kure na Kigali uzaba uyiteje imbere. Ibyo waba ukora byose, niba uri umucuruzi, curuza neza kugira ngo tugire natwe ubucuruzi mpuzamahanga, bityo na Kigali imenyekane. Ibyo waba ukora byose, waba uri umunyeshuri, waba uri umumotari, kuko Kigali murabizi ko ikoreramo abantu batandukanye. Twese tuza muri Kigali tuje gushaka ubuzima bwiza cyangwa se amafaranga kugira ngo duhindure imibereho yacu myiza. Ibyo rero Kigali rwose bigufashamo. Rero niyo mpamvu tugomba gusigasira Kigali tukayifata nk'isahane turiraho twese. Kandi koko nibyo, ntawe utabibona. Rero reka ngire icyo mbwira buri wese, waba warabaye muri Kigali cyangwa se waba wifuza no kwibamo cyangwa se unayirimo. Kigali ni igare ryiza ku bafite gahunda nziza mu buzima. Kigali ni igare wakoresha unyonga kugira ngo ugere ku nzozi zawe. Gusa none Kigali ni ikigare kibi gitwara kure abadafite gahunda mu buzima bakarushaho kujya kure y'inzozi zabo. Ngira ngo uyu munsi murabizi ko hari abarimo bishwe n'ibiyobyabwenge cyangwa se n'iyindi mico tuzi neza itari myiza muri sosiyete yacu. Ibyo rero ntabwo byakuraho kuba Kigali ari nziza, ariko harimo n'ibirimo gusa twishyirireho bitari byiza. Rero reka Kigali tuyihindure umujyi wo gushakiramo imibereho myiza, ntituwushakiremo umujyi, ntidushake kuwugira umujyi w'ibibi. Rero aho kugira ngo Kigali kubere ikigare, we yihindura igare. Yihindura igare uyikoreshe aho kugira ngo igukoreshe. Nanone reka nshimire wowe wafashe uyu mwanya ugakurikirana kino kiganiro. Iyi ngiyi ni Nkunda u Rwanda TV, ngiye kugezagaho kino kiganiro ndi Nkuriyingoma Frank. Nkomeza kubasaba gukora subscribe ku batarazikora, mukalayikinga, mugakora share, mukanatanga ibitekerezo, muramuduteye inkunga ikomeye. Nanjye icyo nakwizeza ni uko ntazigera ncika intege kukugezaho amakuru meza cyangwa se kugaburira ubwonko bwawe, kuko buriya twese tuba tugomba kugaburira ubwonko bwacu kugira ngo tubashe natwe kubukoresha neza. Murakoze, muragahorane Imana mu byo mukora byose.